Amazina yacu uyu munsi reka tuyahere ku izina Vanessa. Vanessa ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereki, rikaba risobanura ikinyugunyugu. Iri zina ariko rikaba rinafite aho rihuriye n'ikigirwamana cya kera cy'Abagereki cyitwaga Vanessa, kikaba cyari ikigirwamana cyasobanuraga uburanga. Iri zina rero rikaba rikunze gukoreshwa cyane mu bihugu bya Brazil, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubudage. Vanessa ni wa mukobwa wuzuye amayobera, ntabwo wapfa kumenya ibye kuko agira imyitwarire myinshi itandukanye. Buri wese abazi Vanessa mu buryo bwe bwihariye. Ni umukobwa wumva ibintu vuba cyane kandi akagira amarangamutima, gusa nanone akaba agerageza guhisha ibintu bimwe na bimwe, ndetse hari ibintu ahitamo kugendera kure akanicecekera kugira ngo aterekane ikintu runaka abitekerezaho. Ni umukobwa ugira ibitekerezo byinshi cyane kandi byiza, gusa ariko akaba atari wa muntu uguma hamwe kugira ngo ibitekerezo bye bimugumemo. Ntabwo akunze gushyira ibintu mu bikorwa kubera kudatuza ngo yite ku nshingano ze, ndetse ngo apange ibintu byose agiye gukora. Vanessa ni umukobwa ubona ubuzima mu ndorerwamo y'ibyiza gusa, kandi mu nzozi ze ahoramo ibintu biremereye byiza. Ntabwo akunda umuntu umutekereresha ibintu bibi. Kubera ukuntu rero ahorana inzozi nziza cyane, Vanessa yahuye n'ingorane zitira ikintu ashaka kugera acika intege cyane, maze akiheba ndetse akaba yagira agahinda gakabije kazwi nka depression. Kuri we abatekereza yuko ibibazo agomba kubihungira mu bintu by'imyemerere cyangwa se guhabwa ubujyanama. Ntabwo atekereza yuko ibibazo ari ibintu ashobora kwicaraho ubwe ngo narangiza abashe kubyikemurira. Nubwo ariko Vanessa ari umukobwa utekereza ibintu byiza gusa, ntabwo bimubujije yuko rimwe na rimwe ajya yiremamo ibintu bimeze nk'ubwigunge, maze akiyumvamo yuko hari urukuta hagati ye n'abandi bantu, akiyumvamo yuko abantu batamukunda nyamara nta mpamvu runaka yabimuteye. Ahangaha rero abasabwa nanone kongera kuba we, hanyuma agatekereza neza. Iyo akiri umwana, Vanessa akunda kugaragaza ibyo ashoboye byose, ndetse ashimishwa no kubona abantu bishimiye impano runaka afite. Ibi ngibi bikaba binameze nyine niyo yakuze. Uyu mukobwa akunda ibintu by'umwimerere cyane, agakunda amahoro no kuba wenyine, ndetse nubwo agira inshuti nyinshi aba ashaka umutuzo byanze bikunze kugira ngo abashe kuba wenyine. Vanessa akunda kugira ibibazo mu mivuganire ye n'abandi bantu b'inshuti ze, kuko rimwe na rimwe hari ibintu yanga kuzibwira ashaka yuko zizabyibonera, maze inshuti ze zitabibona. Ibyo ngibyo bikamubabaza kandi bikanaba byamurakaza cyane. Uyu mukobwa ni umuntu uzi kwitangira cyane, abakunda kandi yishimira, ku buryo agukunda kandi akwishimira nta na kimwe atakora ngo ubashe kunyurwa. Mu bijyanye n'urukundo, nubwo mu buzima busanzwe Vanessa hari ahantu ashobora gukomeza ibintu, ariko iyo byageze mu rukundo ahangaha yoroshya ubuzima cyane, ku buryo umuntu wese ashobora kumwibeshyaho. Ni umukobwa uzi kumvikana cyane n'umukunzi we, ku buryo abamuzi batangira gukeka yuko yasariye uwo muntu bakundana. Ku bijyanye n'amahitamo ye mu rukundo, bikaba nabyo bikunze kuba bitumvikana, kubera yuko muri make aba ashobora gukundana n'umuntu abandi batatekereza yuko yakwemera, nyamara Vanessa akamukunda kandi akamwitaho cyane. Gusa nanone nkuko ajya mu rukundo bitunguranye, ni nako aruvamo bitunguranye, kubera yuko iyo atekereje yuko umuntu yamuhemukiye, cyangwa se agatekereza yuko urukundo rwe kuri uwo muntu ari urukundo ruzarangira, Vanessa ashobora guhita bivamo muri ako kanya. Imwe mu mirimo itandukanye Vanessa ashobora kuba yakora harimo ibijyanye n'ubuganga, ubutabera, imideri, itangazamakuru ndetse n'ububanyi n'amahanga.